Ladies and gentlemen, I'm so grateful to be here once again, to be with you on this platform, Literature TV. It is your platform, it is my platform, it's our platform, it's their platform. What we do is to share knowledge about literature. We read the books from different writers from different corners of the world. They are very interesting because they have taken their time and contribute to the world while sharing their views through the literary work, through their works. So it is so interesting. We appreciate and we respect them so much because they have done great. So what we are doing here is, of course, to help them to spread their messages from their books through English language, and sometimes we translate into other languages so that others may also taste the flavor of the content which they have chosen to write about. Thank you. Now it's all about character and characterization. We would like to invite you all to come and join us. So give us comment and give us like, and again share with the others as usual. Let's start with the character and the characterization of the book A Man of the People, which is written by Chinua Achebe. Now we start from the main character and also the protagonist and the narrator of the story. I repeat again, we start from the main character, the protagonist, and the narrator of this story. This is Odile Samaru. He is the major character in the novel. Odile was a teacher at Anata Grammar School. I think you remember this. He was the one that Chief Nanga invited to his house in Bori. But after inviting him, you remember that Chief Nanga has deceived him through sleeping with his honey, his girlfriend, named Elise. It was not easy for Odile. Odile in the novel was among the organizers of the new political party, CPC, Common People Convention. I think that you remember this one, who determined to stop Chief Nanga from marrying Edina, the beautiful young girl that he also loves, and decided to revenge his girlfriend that Chief Nanga slept with. He later achieved his aim and married Edina. This is achievement of Odile, marrying Edina. And also I think Odile is the one who has helped the people to discover how Mr. Nanga was a villain or was antagonist, how Mr. Nanga was a bad leader, a corrupt one, who tells the people what they want to hear but do the different, means that he never fulfill the promise that he used to promise the people. This is how the leadership of Mr. Nanga was very worse. Let's change this into Kinyarwanda. Odile Samaru ni umwe mu bakarakta bakuru muri iyi nkuru, kandi akaba ari umukarakta w'ingirakamaro, protagonist. Ni nawe narrator cyangwa ni nawe utubarira iyi nkuru. Niba kubaza ngo who is the narrator of the book, A Man of the People, ntuzazuyaze, the narrator, the storyteller ni Odile Samaru. Uyu nguyu twabonye ko yari umwarimu hariya kuri Anata Grammar School, ariko nanone twabonye ibyagiye bimubaho ubwo Mr. Nanga yamutumiraga hariya mu mujyi wa Bori, uburyo Mr. Nanga yamuhemukiye. Twabonye rero uburyo Odile ubwo Mr. Nanga yaryamanaga n'umukobwa w'inshuti ye witwa Elise,
Odile yaje gufata umwanzuro wo kwerekeza hariya kwa Bamax bashinga ishyaka rya CPC. Hanyuma rero abumwe mu banyamuryango baryo barishinze bakomeye, hanyuma afata umwanzuro wo guhagarika Chief Nanga haba ku buyobozi ndetse no kuba yashyingiranwa n'umukobwa witwa Edina, kubera ko ibi yabikoze nko kwihorera. Chief Nanga ashaka gufata Edina ngo amugire umugore we wa kabiri, ariko Odile arabyitambika. Biza kurangira rero uko byagenze kose mwarabyumvise, aje kwihorera. Yakoze icyo twita revenge, ahorera umukobwa w'inshuti ye Elizi Nanga yatwaye bakaryamana. Hanyuma rero nawe aravuga ati ngomba kurya agapapu kuri uyu mukobwa wundi witwa Edina. Koko rero Odile yaje kubigeraho. Odile rero yari umuntu utava kwizima, ni ukuvuga ngo yari ambitious kandi ari determined. Ikindi Odile yari courageous, yari intelligent. Ibyo byose ni ibintu byagiye bimuranga. Reka turebe rero noneho mu character wa kabiri, nta wundi yitwa Chief Nanga. Chief Nanga, the Honorable M.A. Nanga, was the most approachable politician in the country. If you ask in the city or in his home village, Anata, they will tell you that he is a man of the people. He was among the ministers. He was the minister of culture, and he was one among the teacher who used to teach at Anata Grammar School. And you remember that he taught Odile Samalu, and that was why he recognized him and invited him to his house. He was the one that slept with Odile's girlfriend Elizi. Ngira ngo ibi ngibi twari twabivuzeho, ariko hano uwo turi kuvugaho ni Chief Nanga. Chief Nanga uyu yari umuminisitiri, yari nyakubahwa, ariko nanone ngo bikagaragara ko yari most approachable politician in the country. Yari umuntu ubona ko abantu bakunda kumwiyumvamo, nubwo yari mubi, ariko hari uburyo abantu bamwiyumvagamo kubera akarimi ke karyoshye. Hari abantu bakunda kubeshya abantu bakabakunda. Sinzi impamvu abantu bakunda kubeshywa kuruta uko babwizwa ukuri. Aha rero ngo ikibigaragaza, uramutse wenda nk'ubu bikiriho ukajya mu mujyi aho, cyangwa se donc ukajya mu mujyi nyine aho yaratuye ndetse n'aho avuka muri Anata. Mbibutse ko yaratuye muri Boli amaze kuba ministre, ariko yavukaga mu giturage cyitwa Anata. Aha rero ngo rwose ugerageje kubaza abantu bose bakubwira ko uyu Mr. Nanga bamwita a man of the people, cyangwa se ari umuntu w'abantu. Uyu rero ngo n'umwe mu baminisitiri, bigaragara ko we mu rwego rwe yarashinzwe umuco, kandi none akaba yarazwiho kuba yarigishije Odile Samalu. Ngo niyo mpamvu rero ibwo yazaga kubasura hariya kuri Anata Grammar School, murabyibuka ubwo yanamuhaga invitation cyangwa ubutumire ngo azamusure hariya muri Boli, murabyibuka nabyo, yahise amumenya ku kanya kuko urumva yamwigishijeho. Uyu rero n'umwe nyine ni wa mugabo waryamanye n'inshuti ya Odile, iriya yitwa Elizi. Icyo nacyo ngira ngo murakibuka. In the work, the military took over the affairs of the country and was asking the former leaders to provide all the money they have embezzled. Hano rero uko byaje kumugendekera, nta mahoro y'umunyabyaha. Ubwo igihugu cyazagamo akavuyo, murabyibuka uko byagenze. Hanga niba utabyibuka wasubira inyuma ukajya gusoma last chapters y'iki gitabo. Ubwo abasirikare bahitagamo gukora coup d'etat, bagahita bigarurira ubuyobozi bwari buriho ko igihugu cyari kiri mu kajagari. Ngo ahangaha byageze ahangaho basaba abaturage kongera gusubiza ibya rubanda bari baranyereje, harimo n'amafaranga.
uyu rero Mr. Nanga, he was caught while trying to sneak out of the country dressed like a fisherman. That was how he was arrested. Uyu mugabo rero amaze kubona yuko ishyamba atari ryeru, bimukomeranye n'ubwo yari amaze gutorwa, abasirikare bamaze gufata ubutegetsi, urumva nta jambo yari asigaranye, yaje gufatwa ari guhunga yirukanka ahunga igihugu, yihishe. Nuko yari yambaye nk'umurobyi. Ibaze kuba wari minisitiri ukajya kwambara utwenda tw'abarobyi, kwicara mu bwato ngo ukunde utoroke kubera amakosa wakoze. Uko rero niko uyu mugabo yaje gufatwa arafungwa. Rero Chief Nanga yabaye corrupt leader. Ni corrupt leader cyangwa se ni umuyobozi waranzwe n'ikintu cyitwa uruswa cyane. Reka dukomeze turebe n'undi mu character, uyu yitwa Edina. In the work, she was the beautiful young girl that Chief Nanga was wanted to marry as a second wife in the work. Chief Nanga take good care of her and her sick mother and also enrolled her in a school. Hano rero uyu mukobwa witwa Edina ninde? Edina muri iyi nkuru bitugaragariza ko ari umukobwa w'akataraboneka, wundi bita ngo ni igitego. Uyu rero ngo Chief Nanga yamukubisa amaso, aravuga ati ntamugize umugore wanjye wa kabiri rwose ntabwo ryarema. Chief Nanga rero atangira kumwiyegereza amwitaho. Ubwo nyina yararembye, Chief Nanga atangira kujya nyine yita kuri nyina. Ubwo yararwariye mu bitaro, nyina wande, nyina wa Edina, ubwo ashaka kazamubera nyirabukwe. Byongeye yahise afata umwanzuro wo kugira gute, wo kumutangiza ishuri, kuko ngo kari agakobwa gatoya rwose ubona kari kakiri mu ishuri. Ariko Mr. Nanga ari kuvuga ati reka nkirerere, amaherezo nikakura nyine nzahita nkishumbusha cyangwa nzahita nkiyongeza. Ubwo aho ngaho ari mu cyo twita polygamy. Twavuga ko rero uyu Mr. Nanga nanone yari polygamous. Her marriage with the Chief Nanga didn't work out because of Odil's interest in her and the reasons he gave her about Chief Nanga. Hano baratubwira yuko uyu mukobwa ubukwe bwe na Mr. Nanga ntago bwakunze, kuko Odile yaraje abyitambikamo bitewe na za mpamvu twagiye tugaragaza. Odile nawe yatangiye kumutereta amwereka uburyo Mr. Nanga atari umuntu wo gushyingiranwa nawe, bitewe nuko ngo Mr. Nanga yari old cyangwa se yarashaje. Ikindi kandi muribuka ko Odile yari afite umujinya w'umuranduranzuzi bitewe n'uburyo Nanga yari yamwambuye nawe umukobwa we Elizi. Rero Odile ari kumuhigo wo kugira ngo arebe uburyo uyu mukobwa nawe yamwigarurira, akamupayipura nawe cyangwa se akamupapura, akamwambura mu yandi magambo uriya mugabo Minister of Culture we Chief Nanga. In the work she later became a wife of Odile, who paid Chief Nanga back all the money he spent on her. Hanyuma biza kugaragara yuko Odile Samaru yageze aho yigarurira uyu mukobwa, ndetse afata n'umwanzuro wo gusubiza Mr. Nanga amafaranga ashoboka yose yaba yaratakaje kuri uyu mukobwa, amurihirira, amukorera utuntu twose kugira ngo amuveho burundu, batandukane burundu, atazava hagira n'ikintu aza kumwishyuza. Odile yaravuze ati rwose ndagusubiza utwawe, ariko uyu mukobwa umuve inyuma. Nibwo rero byaje kurangira nyine anamugize umugore, bakora mariage. Uyu yitwa Edina. Edina nanone he wanted to marry, she wanted to no, is not Edina who wanted, but Mr. Nanga wanted to marry or to make Edina his second wife through the pressure.
because Chief Nanga is the Minister of Culture, means that he's a powerful man in the country. Once again, Mr. Nanga has much money. So Edina, her parents were poor. So Mr. Nanga take advantages of this poverty and start convincing Edina's parents to accept to be paid money so that this girl should be his second wife. But really, it was the pressure of her parents, is not from his will. No, her will. Sorry, because this is a girl. We use her. In that period, girls had no choice of choosing their spouse, their partner or their husband. Always parents played a great role in choosing their son-in-law or the husband of their daughters. Hano icyo bishatse kuvuga nuko uyu Edina nubwo yaragiye gushyingirwa n'uyu Mr. Nanga ntabwo byari ubushake bwe, ahubwo nuko Mr. Nanga yari umunyamaboko, ni ukuvuga ngo yari afite ijambo, yari minisita, afite amafaranga, noneho aprofita icyuho cy'ubukene bwa Edina n'iwabo nabo bari bakennye. Ntabwo ari Edina gusa wari ukennye, ahubwo iwabo bari bakennye. Birumvikana iwabo bakira, Edina nawe yakabaye yari umwana w'abakira ariko yarakennye. So rero Mr. Nanga ahita avuga ati icyo ngiye gukora, aba babyeyi ngiye kubatunga ikintu bita inote, uyu mwana bazamuha. Kera rero abakobwa ntabwo bagiraga uruhare mu guhitamo abafiyanse cyangwa se abo bazubakana urugo, hari igihe byakorwaga ku bw'imbaraga. Ababyeyi rero nabo bashaka kwirira ku mafaranga ya Mr. Nanga, ariko mu by'ukuri Edina ntabwo byari bimurimo. Hanyuma biza rero gupfa Odile, agira gute aba ari we umwifunga. Reka turebe ku wundi mukarakita witwa Max. He was Odile's classmate and he is also a lawyer and a politician. He was the one that Odile went to his house when he left Chief Nanga's house. He was the one that introduced Odile to the new political party CPC. Hano icyo bari kubatubwira ni iki? Uyu mugabo witwa uyu witwa Max yari umunyeshuri wiganye na Odile Samaru. Hanyuma Odile Samaru ubwo yari umwarimu, uyu Max we yari umuloya cyangwa ari umwavoka kandi ari umunyapolitike. Uyu rero numwe Odile yahungiyeho ubwo yahuriraga n'akaga hariya kwa Mr. Nanga. Rero uyu mugabo Maxwell, ubundi barihinnye ni Maxwell Kulamu, ni ukuvuga ngo yari donc numwe wafashe Odile aramumenyekanisha mu barwanashyaka b'ishyaka rishyashya ryari riho rishingwa ryitwa CPC, Common People Convention. Iri ngiri rikaba ryari rigamije kuzahangana na Nanga mu matora, bitewe nuko bari barabonye ko Mr. Nanga ari umuyobozi mubi, igihugu atangiye kugishyira mu manga. He was later killed by Chief Koko's jeep and was revenged by Eunice Max's fiancé who killed Chief Koko instantly. Hano rero ntabwo urugendo rwaje kumuhira, kuko nyuma yaje kugongwa n'imodoka y'ijipe y'uwitwa Chief Koko. Ariko rero ntabwo yapfuye gutyo gusa, kuko fiancé we witwa Eunice nawe yari umuloya kazi, yise afata umwanzuro nawe wo kwihorera, nawe ahita yica Chief Koko mu buryo bwihuse. Nguko rero ubwo hahise habaho icyo twita revenge, cyangwa se icyo twakwita guhora cyangwa se kwihorera. Iyo ni theme cyangwa se central idea of the story. Reka rero twerekeze ku wundi witwa Eunice. Uyu Eunice twari tumaze kumuvuga, ariko se Eunice ni muntu ki? She was a beautiful girl, the fiancée of Max. She is a lawyer and she was engaged to Max, who she met at London. Uyu rero Eunice ntabwo ari umukobwa woroshye,
mu by'ukuri ngo nawe yari umukobwa w'igitego, hanyuma akaza kuba yari inshuti ya Max nk'uko twamaze kubivuga, nawe kandi akaba yari umuruya. Ese ushobora kwibaza ngo bakundaniye hehe? Ahangaha ngo bahuriye mu Bwongereza mu mujyi wa London. Niho rero umwe yabwiye undi ati ndagukunda, n'undi nawe ati ahubwo wari waratinze kubimbwira, nuko biba amahwi. She was the one that revenged the death of Max. Immediately he was killed. She killed Chief Coco instantly. Ni byandi twari tumaze kuvuga ko ubwo yari abonye atakaje inkingi ye ya mwamba, ni ukuvuga ngo ni umugabo we cyangwa se wari buzawe umugabo we ari we witwa Max, mu gihe yari amaze kubona ko yishwe n'abantu ba Chief Coco, uyu mukobwa nawe byahise bimurya, aravuga ati bizaba uko byakabaye, nanjye ntiwambanaho. Yahise afata imbunda nawe ahita yica nyine uriya mugabo witwa Chief Coco. Nguko uko byagenze. Aba rero ni aba characters, harimo n'abandi nk'uwitwa Hezekiah Samaru. Hezekiah Samaru ni Odiri's father, ni ukuvuga ni se wande, ni se wa Odiri. Uyu nguyu nawe akaba yari mu ishyaka rya Mr. Nanga rya POP, ariko noneho mu bigaragara ntabwo yari ashyigikiye umuntu bita Mr. Nanga, ko bigaragara ko yaje gushyigikira umuhungu we, ndetse akaza no kubaha aho bari buze gukorera campaign. Reka noneho rero turebe ese muri analysis none niyo twari turimo, reka turebe literal device yakoreshejwemo hano. Ntabwo ari yose ariko turagerageza. Hano harimo icyo twita the use of irony. Irony ni nko kuvuga ibintu ariko bitandukanye n'ibyo utekereza. Odiri Samaru knows that Edna is the girl that Chief Nanga wanted to marry, but he pretended as if he didn't know and asked Miss Nanga again to know what she will say. Ahangaha rero irony yakoreshejwe ubwabyo, title y'igitabo ni irony, kuko yavuze ngo a man of the people. Iyi ni ironic novel. Hari ahantu twabisobanuye, mugende mukora research kuri iyi platform murabibona. Ubwabyo niba igitabo cyariswe a man of the people. A man of the people akaba yari Mr. Nanga. Mu by'ukuri ntabwo Mr. Nanga ari we wakabaye a man of the people, ariko ironically ubwo ni a man of the people, ariko the real man of the people ni Odiri Samaru, kuko niwe wakoze ibijyanye koko na a man of the people, kandi niwe protagonist w'iyi nkuru. Ikindi kigaragaza irony ni uko Odiri Samaru yarijijishije yigira nkaho atazi uriya mukobwa witwa Edna yifuzaga kwambura Nanga azamugira umugore we. Atangira kugenda yibarishwa nyine abaza Mr. Nanga, amwibarishaho amakuru, kandi mu by'ukuri uriya mukobwa Odiri yaramuzi neza. Hakaza iyo twita flashback. Flashback ni kwa kundi umuntu asubira inyuma mu nkuru akajya kuvuga nk'ikintu yari yibagiwe, yarangiza agahita agaruka agakomeza inkuru ye. Odiri Samaru in the work remembered the first time he know Mr. Nanga in 1948. He remembered how he used to dress while coming to school, and how handsome he was that made his fellow teachers to call him Mr. Nanga. Hano rero icyo bariho batubwira uyu Odiri muri flashback, hari aho mu nkuru agaragaza uburyo yibuka Mr. Nanga mu myaka y'1948, ngo yamwibukaga ari umugabo wari uzi kwambara neza mu gihe yabaga aje ku ishuri, bityo bigatuma aba umugabo mwiza w'igikundiro, usa neza, uri smart, ngo bigatuma rero abandi barimu bamwita nyine Mr. Nanga. Gurumva ni flashback mu byo twita literary device.
reka rero tube dusubikiye ahangaha. Niba hari andi makuru waba uzi kuri a man of the people wayadusangiza. We thank you so much for being with us at this moment and share this knowledge with the others. Please, if you have liked our content, you can of course show us with the thumbs up and give us comment. Don't forget to press like and subscribe. We thank you so much. Your comments are so very interesting.